unyumve neza, unyumve neza, ndababaye ndavunika mfite agahinda, ndarembye ababyeyi banjye bambujije kwiga. Ababyeyi beza bazira ikizinga, umwana wanjye atewe iteka no kubashimira, muri ababyeyi b'intwari cyane. Mwiziritse umukanda muvunika mukora, mwari ibitunga mutaye igicuku, agahishije mwari akamuhaye kugira ngo abashe gukura. Mwagenze urugendo rurerure ku izuba ry'impanga abagabo kugira ngo abeho. Imvura y'itumba ntiyabavaga ku mugongo ababyeyi. Mu museso karekare nk'uko zibitse ntimwaburaga kugenda. Icyo mutamuhaye nuko mutari mugifite ababyeyi. Nkuko mubizi ni target detection, wa mwanya w'impano zigiye zitandukanye. Ntabwo twabyihererana, nta nubwo twaceceka, twe ntabwo twakabati. Niyo mpamvu ibintu byose tugomba kubishyira hasi, impano zose twazishungura, tukazimanuka, tukazibereka, ubundi mugahitamo. Muzabuzwa n'iki se guhitamo kandi twaziberetse? Ni gute tutagera kuri nyir'ubwite? Sinzi kuririmba, ariko njya nicaraho ndi mu buriri, aho ndi muri salo nkayisubiramo, ariko navuga ati ni gute ntagera kuri nyir'ubwite abashe kwisubiramo indirimbo nkuko namwe mwabidusabye. Indirimbo rero yakoze ku mitima benshi, niyo mpamvu twageze ahantu hagiye atandukanye, ariko ahangaha ntabwo twabura kuhagera kugira ngo iyi ndirimbo ibashe kubageraho 5 kuri 5. Yitwa Ndarembye, ni indirimbo aciye ibintu, ushaka kujya kuri channel ukayibona, ariko nyir'ubwite twamugezeho. Amakuru yanyu ni meza. Watangiye wibwira abantu rero? Nitwa Murwanda Dore, niga mu ntara y'Amajyepfo, mfite imyaka 14. Ndi umuhanzi. Okay, uri umuhanzi. Abantu bafite amatsiko, bafite n'inyota, baranyotewe cyane. Ariko hagati aho yuko tuza kugera kuri indirimbo yawe, ufite indirimbo zingahe? Mfite iyo ngiyo yitwa Ndarembye nk'uko wabivuze, nkagira iyitwa Raje, nkagira iyitwa Umukunzi, nitwa Anniversaire. Ndimo Ndarembye rero yaciye ibintu hano hanze, yatwitse hagurumana harashyira kongoka. Akataho twe ibintu birakaranze, reka twe kwicisha abantu inzara n'icyaka, tubahe bataza kwicwa n'icyaka cyane inzara bakaturenganya. Dore ndabiza abantu baje kutwitwaza, ariko kimwe gutindisha twagiye zamuka. Nyumve neza, ndababaye ndavunika mfite agahinda, ndarembye ababyeyi banjye bambujije kwiga. Icyabibateye n'abana benshi babyaye kandi ari nta bushobozi, ndababaye rwose, ndarembye ababyeyi banjye bambujije kwiga. Oh my God, ariko koko tuzaba niki tubakorera ko muvuga ngo mukaturenganya ngo ntago tuba twageje ibintu byiza byinshi n'iki byose, ubu nta kintu tutabakorera. Nose iyi ndirimbo yaciye ibintu hanze? Abayirebye nibo babivuga, ariko nkurikije uko nabibonye yarebwe n'abantu benshi ndetse barayikunze cyane. Hari n'izindi mpano ariko ufite turabizi. Mfite impano yo kuririmba, kuriza abageni. Ngubu umuntu avuze ati ikintu kijyanye no kuriza abageni, gira akantu gato k'amasegonda make ugiraho, byakunda? Yego byakunda. Cyangwa ntabwo urabyitegura? Byakunda. Okay, irekure rwose, wirekure abantu, bereke ibyishimo, bereke impano yawe kugira ngo abantu bagire icyo batubwira, ubundi twubake igihugu cyacu ko nizo nshingano twiyemeje. Kukuriza abageni? Yes. Ababyeyi beza bazira ikizinga, umwana wanjye atewe iteka no kubashimira, muri ababyeyi b'intwari cyane. Mwiziritse umukanda muvunika mukora,
mwari ibitunga mutaye igicuku agahishije mwarakamuhaye kugira ngo abashe gukura. Mwagenze urugendo rurerure ku izuba ry'impanga abagabo kugira ngo abeho. Imvura y'itumba ntiyabavaga ku mugongo ababyeyi. Mu museso karekare nk'uko zibitse ntimwaburaga kugenda. Icyo mutamuhaye nuko mutari mugifite ababyeyi. Yarazi ko ugiye guhita utuma nimura ubukwe nkabushyira imbere kugira ngo mbashe kugutumira. Ntacyo bitwaye. Uzabinkorera se? Nise ko mbona ndi kurira njyenyine, ubwo nituba turi kumwe n'umugeni bizagenda gute? Nawe nyine azarira. Ese Delphine ko nawe mufite impano zo kuriza abageni, hari isano mwamufitanye? Irahari ni mubyara wanjye. Tuvuge ngo ni umuryango rero. Yego. Ariko ibintu ubu nta hantu mubikomora ku babyeyi banyu cyangwa igisekuruza ukuntu ko impano burya zigenda zikura mu muryango? Arahari papa wacu niwe ubitwigisha, ariko ni ibintu bisanzwe biturimo. Niba ngo ni ibintu barimo mwavukanye, ariko na papa wanyu akagira icyo abunguraho nyine. Yego, kuko araturuta, tuba dukeneye inama ziwe cyane. Bivuze ko mwavukanye imbuto. Burya n'abami, burya umwana yavukaga akavukana, iyo umwana yabaga azaba umwami yarabivukanaga. Namwe mwavukanye inganzo. Twavukanye inganzo. Ariko buriya umuntu uririmbira abageni akaba n'umuhanzi n'imivugo ntiyayishobora? Yayishobora yabyiyumvisemo. Burya ikintu iyo wakiyumvisemo ukumva ufite umuhate, ukumva ndetse n'ubushobozi burahari bwo kugikora, ibintu bigenda neza. Imyaka ufite n'amashuri yawe ko bikiri hasi, ni gute wabihuza n'ubuhanzi bwawe? Ushatse kuvuga ko nimba nta na kimwe kivangira ikindi? Oya, ndabihuza bigakunda. Ngira nyine nk'uko nabibabwiye niga mu ntara y'Amajyepfo, ngira uburyo njya ku ishuri, then muri vacances nkaza nkakora ibihangano byanjye, igihe cyazagera nkasubira ku ishuri. Ese uri ku ishuri ntabwo ujya uhanga? Oya, ku ishuri baba baragiye kwiga. Ariko hari igihe nk'iyo habonetse akanya gatoya ushaka gusubira mu byo bihangano byawe kugira bitazima. Urabizi ku ishuri hari uburyo mubona nko muri weekend cyangwa mu kindi gihe kugira ngo igihangano cyawe kitazima kandi ugumye wihugura mu bya bihangano. Igihe cyose tuba turi kwiga, ariko nyine nako kanya iyo ukabonye ntugapfusha ubusa. Ntugapfusha ubusa, ukajya nk'ahiherereye ugasubiramo nk'indirimbo zawe, ibintu nk'ibyo. Gusa nyine igihe cyose tuba turimo turiga. Hari umuntu ugukora ku mutima wumva ushaka ko urebereraho? Urebera ku babyeyi bawe bakaguha inama bakaguha n'icyo, ariko hari n'ahandi ushaka kurebera ibintu byawe ukora kugira ngo ubashe kwiyungura ubumenyi kurushaho? Barahari benshi. Burya buri muntu ugenda umukuraho igice gitoya. Nimba tuvuze ngo runaka ni umuhanzi agira ijwi ryiza, uyu nguyu we wenda mureberaho. Ukareba no ku wundi ahanga neza, ahanga indirimbo zifite message, ukamureberaho. Uriya yakora ibintu bye abishyiraho umutima. Muri make nshatse kuvuga ko ni benshi. Ni iki wumva ushimira ku babyeyi bawe aka kanya aha turi, ukavuga ati mubyeyi wanjye ndamushimira ko iki kintu ntako atageze? Ababyeyi banjye ndabashimira, nahoze mbashimira ndetse nzakomeza mbashimira, kuko banyereka urukundo umwana wese yifuza mu babyeyi be, bakampa courage mu byo nkora, bakavuga bati ibyo ukora ni byiza, komerezaho. Ndetse n'icyo ntakoramo neza bakanyereka uburyo nyikoramo neza mu buryo nyine bwiza, uburyo nzagira ejo hazaza heza, bakangira inama. Ufite impano nyinshi, ufite impano zo kuririmbira abageni, ufite impano zo kuririmba nk'indirimbo yawe yaciye ibintu, kandi n'impano yo kuba wasubira mu ndirimbo z'undi muntu nazo zirahari. Gusubira mu ndirimbo y'undi muntu? Nta karimbo waririmba kandi k'undi muntu cyangwa se kandi?
erega iyo ugiye kuririmba indirimbo y'undi muntu bisaba ubuhanga kuba waramize ijwi rye ku buryo ntuzakumva azavuga ati wenda urugero uyu ni karasira koko ari kuririmba neza nkawe. Bisaba ubuhanga kuba uzi indirimbo ye hato utazayiririmba ukayica ugasanga indirimbo ye uyumvikanishije nabi nyine uko itari. Bisaba ubuhanga rero sinzi ko ngewe nabishobora gusa nyine kugerageza nagerageza. Oya burya ntabwo warimba ijwi nk'iry'undi muntu ntabwo byashoboka ariko bakora icyo bita kwisanisha nkawe. Umuntu yabyumva akavuga ati ko yenda kose birasani bijya gusa kuko ntabwo warimba ijwi nk'iryiwe ntabwo mufite ijwi rimwe ariko wawe ujya ushobora kubikora bikamera nkawe bikajya kumera nkawe byo bita gusanisha. Ibyo nabyo rero nta kibazo nabi byo utubwiye tuwagerageza bibaye ari byo wabikora. Ngerageze nko ku ndirimbo ya karasira clarisse yitwa ibikomere. Iyi si dutuye ngo yari nziza nuko igenda ihinduka buracyana ayandi si nk'uko bwijejo agahuge ko gushaka amaronko benshi katwibagije ibihe byiza iminsi y'ubuto itazagaruka buri umwe agendana amabanga ku mutima iturayo n'amarira atagira gihoza n'ibikomere by'ubuzima byabaye imitako y'imitima uko iminsi z'isi rushaho kurura nyiri muwerengera intore zawe zigutakambira ijoro n'amanywa omora ibikomere byuzuye imitima. Oh my godness niko bavuga tindomiwe urumva ubwo buryo wari ugiye kunyima avuga ngo ntabwo wabishobora. Oya ndagerageza. Nari ntangiye gusinzizwa n'ibyishimo none ngo nawe ngo urageze ntabwo ugerageza ahubwo urashoboye. Murakoze. Ahangaha wari ugiye kunyima ku byishimo rwose. Hajya bavuze ko wiga mu kangahe? Niga mu wa kabiri segonderi. Urumva ko ku myaka ufite n'ubwenge ufite n'impano biratangaje kandi birashimishije. Kabisa. Ese hari igihe nk'umwanjye indirimbo nkunda buri munsi we niyo ndirimbo mva ukunze cyane muri minsi? Indirimbo zose nk'uko nabikubwiye zigiye zifite message ku buryo bwazo bwihariye. Zigiye zifite message zitandukanye bitewe n'ibyo umuhanzi yahimbye wenda bitewe n'igihe twari tugezemo hari message ashaka gutambutsa. Rero indirimbo zose sinazijora zose ndazikunda. Nimba ari indirimbo numva indeba iramo message ndayikunda ndetse n'indi rega umuhanzi aba yarayihimbye bimuvunnye ndetse n'amagambo yarayishakiye n'ijwi rye ari iryiwe nyine. Ntabwo rero wajya kujora ibintu by'abandi. Iyi zose ndazikunda. Icyo ubona kitagenda ukavuga ati iki kintu nkanjye nk'umwana muto ndabona iki kintu nagishyiramo imbaraga cyangwa se nkacyongera? Ni byinshi nuko nta bushobozi mfite nyine bwo kubihindura ariko ni byinshi ariko ikintu cyane kimbabaza n'uburyo abantu benshi bagiye bahutaza uburenganzira bw'umwana. Rero njye mfite ubushobozi najya mpana abo bantu rwose bahutaza uburenganzira bw'umwana bukimakazwa kugira ngo abana bazagire ejo hazaza heza. Ibintu bibiri wakora kugira ngo umwana ugarure uburenganzira bwe cyangwa se ugire icyo wongeraho ku bitagenda neza ni ibintu bibiri byonyine? Ibintu bibiri njye nakora nk'umwana kugira ngo ngarure uburenganzira bwe cyangwa se ubashe kongera ku mbaraga zo guharanira uburenganzira bw'umwana. Ni inama natanga
ku babyeyi bagomba kwicara bakaganira n'abana babo bakabagira inama zigiye zitandukanye. Umwana we nimba ubona atangiye kuyoba umurongo mwiza umubwira ati mwana wanjye ahantu uri kujya si heza, ukamugarura muri wa murongo mwiza. Ikindi kandi nabwira ababyeyi ni ukwicara bakaganira n'abana babo bakamenya impano zabo, ntibazihutaze bakabagira inama muri izo mpano zabo, ndetse baba bafite n'ubushobozi bakazigeza hejuru kugira ngo impano z'abana babo zigere kure. Yes, nkuko nawe ufite impano. Indirimbo yawe yo guca ibintu, igitekerezo cyaje guteye cyo kwihimba kugira ngo isohoke igere ku mitima ya benshi? Iriya ndirimbo ndarembye nkuko nabivuze, mu bintu nahindura nabikoze kubera uburenganzira bw'umwana, kuko nagendaga ndeba ahantu hagiye hatandukanye, si mu Rwanda hose, si no kuvuga ngo mu Rwanda honyine, no hanze yarwo, si ahantu hose nyine, ariko uburenganzira bw'umwana hari uduce tumwe na tumwe ugenda ubona abana bagenda bahutazwa, basanga umwana ntiyiga mu gihe abandi bana bari kwiga, wari mu muhanda ari kwirirwa asabiriza. Nyine ibyo bintu birambabaza cyane, niyo mpamvu nahisemo guhimba iyo ndirimbo yitwa Ndarembye, kugira ngo nuzayumva, burya baravuga ngo abwirwa benshi akumva beneyo, kugira ngo nuzayumva azavuga ati wenda uriya mwana nubwo wenda atari njye yavuze, ariko ngomba gukora iki n'iki kugira ngo umwana wanjye atazahungabana nk'uriya, cyangwa umwana wanjye niba ibi bimubaho ntibizongere kumubaho. Ese ya ndirimbo tuyishaka twayibona ko tuyikeneye? Mwajya kuri YouTube channel yanjye yitwa Murwanda Official, biriho ibihangano byanjye, nubwo byose ntabivugira aha, biriho, mugagenda mugakora subscribe, mugakanda share, mugashyiramo comment, ndazikeneye cyane, ndetse mwana bikunze mugakanda like. Turagushimira, sinzi icyo wabwira abantu cyangwa se icyifuzo kiri ku mutima unasezera tugenda. Ikintu nabwira abantu, icya mbere ni ugusenga. Mu byo mugiye gukora byose mukiyambaza Imana, kuko Imana ni ishobora byose. Imana utayifite ntacyo wageraho. Ibi bintu byose tuba turiho ni ukubera Imana. Ikindi nababwira ni bagerageza bafata abana neza, kuko abana nibo Rwanda rw'ejo, kandi u Rwanda rurimo rurifuza u Rwanda rw'ejo rwiza ruhebuje. Niyo mpamvu bagomba gufata neza abana, kuko abo bana niba bafata nabi n'u Rwanda rw'ejo ntabwo ruzabaho neza. Ikindi nabwira abakunzi b'ihicano, ndabashimiye cyane kuba bafashe umwanya bakareba iki kiganiro mwagiranye nanjye, ndetse namwe ndabashimira kuba mwafashe umwanya wanyu mukaza kunsura, ni iby'agaciro cyane. Ndetse nanabasaba kujya kuri YouTube channel yanjye yitwa Murwanda Official, bagakanda subscribe, bagakora share, bagakanda like, bakandika comment, niyo nkunga mbakeneyeho cyane. Nyumve neza, ndababaye ndavunika mfite agahinda, ndarembye, ababyeyi banjye bambujije kwiga. Murakoze cyane. Nitwa Murwanda Dore, mfite imyaka 14, niga mu majyepfo, ndetse ndi n'umuhanzi. Mwabyiboneye rero, kandi murakoze cyane. Twabasuriye impano zigiye zitandukanye kandi tuzabatenguha, ariyo mpamvu tuvuga ati muri abantu b'inshuti z'amagara kandi inshuti z'akadasohoka. Ciao naho utaha.